ariko njyewe ndi kubona ibintu abantu ahubwo abantu abakristo batandukanye bamwe na bamwe barasinziriye none umwanzi ahubwo mugane ari kuza azana ibindi bintu bitari n'ubutinganyi. Iki kintu cy'ubutinganyi tureke kukiririmba no kucyamamaza kuko Satani yamaze kugira strategy n'iturufu yo gusinziriza abantu kugira ngo yereke itorero kwica ari cyo cyaha kiriho gusa kubusambanyi nta kibazo n'amagambo n'ibiki n'ishyari n'ubugome bimeze nk'ibintu Yesu yabambaye ahubwo ikintu banganye na cyari ubutinganyi bunyeganyeje isi bunyeganyeje abantu kubera iki ubwo risuzi nkawe hari abatinganyi batatuzi ntabo muziranye niruvuga ati yari n'abatinganyi batatunzi ariko mu mitwe y'abantu igihumbi uvuze ijambo ubutinganyi bitabwumvikana ni strategy satanique cyane ikomeye ahubwo mu izina rya Yesu ahubwo ikintu dusaba itoro niribe maso n'ukuri umwanzi atatwiba umugona agakomeza rohamo n'ibindi nubwo ibi byo habereye Nyarugenge byo ntabwo nifatikanije n'abantu bari kwamamaza iyi nkuru bavuga ngo Izayi ngo umuvugizi ngo yinjije ubutinganyi mu ubundi muri aya mahugurwa niko kantu kabayemo konyine ra ese muri aya mahugurwa bari bayarimo bose hari igihe rimwe na rimwe abantu bibeshya bakazana amarangamutima menshi mu bintu bakayitiranya n'ukuri kandi atari ukuri ahubwo ari ishyaka riraho ridafite intego. Hari n'ukuntu umuntu ajya agira ishyaka muri sosiyete ariko agasanga yagize ishyaka ribi. Uzi ko ishyaka ribi ribaho cyangwa ukabona wagize ishyaka ry'ikintu ariko ugakorera amakosa menshi mu ishyaka. Burya ibyo bintu byose birashoboka. Tunavuga impamvu y'iyi nkuru y'Inyarugenge y'iyi nama yabaye nyine Nyarugenge kuri ADPR yari iri guhugura abacuranzi ndetse n'abaririmbyi batandukanye nubwo yabaye inama isa naho yatunguranye mu matorero menshi atandukanye ya Pentecote hano mu Rwanda. Byose turaza kubigarukaho kuko nanjye ndi umwe mu bari batume muri iyo nama kuza kuyijoininga. Mfite icyo mvuga rero Evangelize Le Monde Pro service dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze kushyiraho ibiganiro tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde. Kanagire gusuhuza cyane cyangwa se tubasuhuze mwese mudarimo gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye twagezaho buri munsi. Turabakunda, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'umumaro cyane. No kuri harashize iminsi isura yanjye itagaragara hano. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu aba yiheje cyangwa se umuntu aba ari mu gikari kugira ngo arusheho kugenda ategura icyaza kubwira abantu cyangwa icyaza kuganira n'abantu b'Imana. Hari benshi bajyaye banyandikira bikemo turagukumbuye, nanjye nari mbakumbuye ndabahobeye cyane. Uwiteka Imana barebe neza kandi abaha amahoro. Uyu ni umunsi wo kuwa gatanu, turi mu kwezi kwa September. Hari akantu ndimo ndabona ati September to remember. Yes, remember, hari ibintu ugomba kwibuka nawe byinshi cyane Imana yakoze ku buzima bwawe. Turi kuwa gatanu, ikiganiro tugikoze ari kuwa gatanu ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 ndatekereza niho dukoze iki kiganiro. Dufite impamvu twicaye kuri kamera. Mfite umugisha ndi kumwe n'umuvandimwe, n'umuvandimwe mu buryo bubiri, n'umuvandimwe mu maraso, n'umuvandimwe no muri Kristo Yesu. N'umugisha ukomeye twagiriwe n'Imana kuba tuza tukahura tukaganira ku by'Imana. Bibiliya avuga ngo ni byiza ko abavandimwe batura n'abahuje. Waramutse neza muvandi? Yego yego. Umeze ute? Meze neza. Mbona nta muraro ufite se. Oya muraro irahari. Amahoro urumva arimo?
amahoro arimo kabisa barije wapfiriye imbere kuki wuzuye amahoro se no kubera Yesu baravuze ngo abantu nibakubaza ngo kuki wuzuye amahoro nawe uzababwire yagiriye neza. Yesu yatugiriye neza, umuririmbyi yarabivuze mu ndirimbo, aravuga ngo turashimana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi, ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani bimeze ute? Ntabwo tuba tukibukwa, ntabwo tuba tukiriho. Aha, Simewo umeze neza rero? Ndashima Imana nk'uko bivuze ngo ugira umugisha wo kwicara nanjye, no gusanzwe nitwa Mugisha Simewo, nanjye nishimiye kwicara kuri izi kamera. Kamera buriya ni ikintu gikomeye nubwo abantu benshi gusa kutadizaho cyane kandi ufite ibintu byinshi byo kubwira abantu. Ndacyari ubwigishwa. Twese turabigishwa. Gusa turabigishwa. Ari uburiri yavuze ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi, gusa kuba waramenye Kristo ubwabyo ukabura amahoro birahagije ngo ugende mu isi yose babwire kumwamagira neza. Rega n'icyo misiyo twahawe. Ubundi nta muntu wamenye Kristo wabura icyo avuga. Burya nazabona urabona umukristo ariko ngahanga ukajya nituriza. Urano ko abantu benshi batamenya ariko guceceka n'ubundi bwoko bw'uburyarya. Guceceka. N'ubwibone plutôt. Guceceka cyane. Guceceka n'ubwibone. Ngo ntacyo navuga ko ibi bintu. Ngahanga ngo ngese ngo navuga ikirango ko ntacyo ngo mvuga iki mu bantu. Burya abantu benshi bafite ntacyo ndicyo babyishishirizamo nk'ikimenyetso cyo guca bugufi, ariko n'ubwibone. Yego. Hari n'abaceceka kuko ari impano badafite byinshi byo kuvuga, nabo babaho muri ibyo byiciro, ariko si ngombwa ngo umuntu ahora acecetse iteka. Ujya ku muntu wamenye Kristo, ahubwo si umuntu wamenye Kristo yaceceka, kandi twarahawe message yo kwamamaza iyo nkuru. Yesu urabiza amaze kohereza abigishwa babwiye ngo mugende mubwira abantu kandi wavuga ucecetse. Niyo message abihana mu babatiza, message y'ubugingo, message y'ubwami bw'Imana. Pastor wambaje Emmanuel aherutse gutanga icyigisho, ndumva nagisiza no kuri Evangelism Mande TV bakirebe, ari gusobanura business yazanye Yesu. Ari gusobanura business yazanye Yesu ko ari y'ubugingo. Umuntu wese rero witirirwa izina rya Yesu Kristo, yaba umuvuga butumwa, yaba umushumba, icyiciro cyose yaba arimo, akwiye mu kanwa ke kuba yamamaza iyo business ya Yesu Kristo, kuko ari we nyamukuru. Yesu ntiyazanywe no kuduha amazu n'abagore beza, kuko ibyo ngibyo yarazi ko tubikeneye, yarabizi. Yaje kuduha ikintu tutakwiha. Hari ikintu kimwe nabonye, Imana imugisha umukozi w'Imana. Abantu benshi bakunze kuvuga kwikigira, urabona akenshi umuntu wagiriwe ineza n'Imana, akenshi bisigaye bimeze nk'aho bipimirwa ku mitungo umuntu afite, ku mafaranga, imibereho, icyubahiro. Agakiza basigaye bagapimira ku buzima, ariko naje usanga Imana twirebeye muri ibyo bintu. Nyine abitirirwa abakristo nyine twitirirwa izina rye, ubwo ntitwaba tunayizi kuko abapagani, abo twita abapagani, ibyo bintu barabifite kuturusha. Imana ipimiwe kuri icyo kintu, ubwo nyine ineza yabwo yaba ari no cyane, iri cheap. Mba numva ari gucisha Imana bugufi, kugerageza kugereranya n'imitungo y'ibifatika. N'ubundi mu muhanda haramutse hari kugenda abantu babiri, Imana irihagije. Buratse mubwira akantu ntaribagirwa, kavuga nawe umupasiteri w'inshuti yanjye ejo bundi ambwira ikintu gikomeye. Avuga ngo iyo abantu bavuze ngo njye kuzimu kubera impano mfite z'Imana n'ayo mafaranga, ngo ntago babazwa nuko bavuze ko ajya kuzimu, ngo ahubwo babazwa nuko nyine bapfobeje imbaraga z'Imana. Abazwa nuko bamwitiriye ibintu biciriritse. Kuko Satani araciriritse mu bintu byose biba mu mafaranga, kuko Satani nta kintu arema abantu bajya babimenya. Afata ibintu Imana yaremye akaba ari byo akoresha. Yego. Rero Imana hakenewe ko abakristo duhinyuza yuko Imana irakora, iratanga byose bikenewe muri ubu buzima. Yego. Yararimo avuga ngo abantu bizera ikuzimu kurusha Imana. Atanga urugero avuga ngo hari abantu bicaye aha bose n'abadukurikiye kuri kamera, bizera yuko umurozi afite kugutera cyane, ariko ubonye pasiteri wawe ashitsi wawe direct utubati ni Satani bikoze, kandi biblique
Petero arabikoze yego cyane abantu bizera imbaraga za satani kurusha iz'Imana ni imyumvire ikwiye guhinduka ariko ishobora kuba inakomoka ku myigishirize itari myiza yagiye ibaho zo kudasobanura Imana nk'urukundo kudasobanura Imana nk'urukundo hari inkuru tuza kuzaho mu kiganiro cyacu wenda twihute kugira tuganire n'abantu b'Imana twicaje hano ku mugoroba w'ejo ku itariki ya 14 ubwo ngubwo z'uku kwezi turimo kwa 9 2023 humvikanye inkuru cyangwa hatangiye gukwirakwizwa inkuru ivuga ko itorero rya ADEPR ryinjije abatinganyi mu rusengero ubu nicyo kintu noneho kiri mu mitwe y'abantu babirimo birandikwa abanditsi bateruye amakaramu barandika nagana abanyamakuru baba muri wino bakojeje baba muri wino ingwa ibaba muri wino abanditsi bakojeje baba muri wino bari kwandika abasesenguzi nk'aba BKM n'abagiti mu jisho bahagurutse bari kuvuga ku by'iyo nkuru ingeri zitandukanye zikusura social media cyane no munyamakuru kuyobokamana.rw Imana ibaho umugisha bakunze biyobokamana TV badukurikiye ndetse n'iyobokamana.rw murebe inkuru zitandukanye tubagezaho dukora nka team nk'umuryango kandi ivuga butumwa dukora tubona bigira umumaro kuri society cyangwa se ku bantu b'Imana natwe turi muri misiyology iyo nkuru yateje igikuba mu bantu kandi mbona itari kwiye guteza igikuba nubwo tutaramenya turacyacukumbura ariko ntituri gucukumbura ku bw'aya maso gusa n'amaso y'abanyamwuka ari kubigenzura ari gucukumbura ariko ubundi sinzi impamvu kiriya kintu cyahindutse cyabaye nk'igikuba mu bantu uyu munsi wa none abantu babyishye ku social media bamwe bari gusigana abandi bari gutukana byacitse ngiye nagerageje kureba ibiganiro byose byagiye bikorwaho ndeba icyo babivuzeho abasesenguzi abantu bavuga ijambo ry'Imana ndeba icyo abantu ku giti cyabo bari kubivugaho batazanye ibitekerezo byabo kuri social media urabazi nabo ko hari abavugira mu gikari bataza kuri iyi kamera nk'uko tuyicayeho ibintu byinshi cyane biri kugenda bivugwa ngo itorero ryagambaniwe ikizira kinjiye ahera ijambo ikizira kinjiye ahera ni ijambo ryagiye rikunda gukoreshwa cyane muri ADEPR nubwo riri biblique ariko iyo habaga akantu kose katameze neza imbere y'umukumbi w'Imana abantu baravuga ati mutabare ikizira kinjiye ariko ikizira ubundi ni iki cyangwa ninde ngo ikizira ni Yesu ubundi abihanuye yisomye muri Matayo biri muri bice 24 yego ariko nta nubwo kinjiye ubu cinjiye kera na Yesu amaze kugenda muri 70 urabizi Israel yaratewe basahura urusengero bafata ibikoresho by'Imana babinyweramo inzoga n'ibindi byinshi nyine kizira kinjira hera mbona abibonye iyo nkuru n'umumama bamwita ndabonye ari Keke Chase wo muri Amerika aha nawe yabonye ku social media nyuma yanatanze statement asaba n'imbabazi turwa abantu umurongo mugari ibyo tugiye kuganira so guca mu byuvuze Imana ishimwe ubwo wabiboge tukatwicaye no kuri kamera biratuma dutanga umucyo kandi sitwe tuje gutanga umucyo ku bwacu tuje gutanga umucyo ku bw'ijambo ry'Imana turaza rero guhuza itorero n'ibihe ariko tubanze tuze turamenye itorero ninde itorero ninde cyangwa itorero ni bande cyangwa itorero niki ese umuntu umwe yabitorero nicyo tuza kuzaho noneho turarebe koko ese ikizira kinjiye ahera uyu munsi gusa cyangwa kinjiye kera wamaze no kugira icyo bisobanuraho tunavuga impamvu y'iyi nkuru y'Inyarugenge y'iyi nama yabaye nyine Nyarugenge kuri ADEPR yari guhugura abacuranzi ndetse n'abaririmbyi batandukanye nubwo yabaye inama isa naho yatunguranye mu matorero menshi atandukanye ya Pentecote hano mu Rwanda byose turaza kubigarukaho kuko nanjye ndi umwe mu bari batume muri iyo nama kuza kuyijoininga mfite icyo mvuga rero ntakivugishije nawe ufite icyo wavuga icyo turashaka gusobanura uburinzi bw'itorero buri kurinde cyangwa ari iki kugira abantu bajye bava no mu bintu bimeze nk'ikigare
nko gushyushya inkuru, nko kwerekana ko byabaye ibintu byarangiye, ibintu byugarije itorero n'ibiriho ubu, ibisigaye nyuma ari byo byinshi ku cy'ubuhanuzi buvuga ku kaga n'akarengane k'itorero, sibyo? Rero turagira ngo abantu tubasabe kudashyuha mu mutwe, ibibashusha ntibiraza. Utu ni utuntu dutoya cyane, nubwo tutari hano kwa korodinga cyangwa se kwemeza koko niba uriya ari umwuka w'ubutinganyi. Turi kubikoraho analize kandi atari ku bwacu. Umwuka w'Imana turamwinyize kugira ngo adufashe muri iki kiganiro, ntituvugishwe n'amarangamutima, ahubwo bari butuyobora. Ariyo mpamvu nifuza ko ubanza gusenga Imana mbere yuko tuza kudevelopa ino nsanganyamatsiko. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibintu ushaka aba ari byo mu isi nk'uko ba mu ijuru. Utuyobore muri iki kiganiro, tuyoborwe n'umwuka wawe wera. Ibyo tuvuga Mana ntitubivuge bigendeye ku bwenge bwacu, ahubwo duhumekeremo umwuka wawe kugira ngo dukomeze kubaka ubwami bwawe Mana. Ijambo ryawe wanga abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Icyo tugamije muri iki kiganiro nuko twasharinga ibitekerezo byacu n'abantu baduteze amatwi, akagira abantu bamwe bava mu mwijima bakaza mu mucyo, kandi n'abahagaze bagakomeza kwirinda Mana, kuko ijambo ryawe wamubiye byanyuma Mana ngo n'intore ngo niba bishoboka zizayoba niba ari ngombwa. Rero dukomeze kuba maso, tumenye kubara iby'ibihe, kandi Mana kubibara nta kundi nubwo twiteguye yuko igihe cyose waza Mana. Komeza ubane natwe n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana iguhe umugisha cyane gusenga. Somera ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16. Yego, Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 uraza no kunsobera Zaburi, oya urahasoma nyuma. Abantu somera Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Yohana 3:16. Yego. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, amen, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urakoze. Thank you. Undi niyo password yo Kristo. Ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 haratubwiye ngo harimo ibintu nka 3 nshaka kuza kumfasha kumva neza no kumvisha abantu b'Imana. Fasha kuko Imana yakunze, cyo ni cyambere, abari mu isi, ibyo bintu byayiteye kwigobotora, gutanga umwana wayo w'ikinege umwe rukumbi. Impamvu yo gutanga uwo mwana w'ikinege kwari ukugira ngo ntabwo yamutanze gutyo gusa hatari Mesi yigenderewe, kwari kugira ngo uzizera uwo mwana wese tanzwe kubw'urukundo ahabwe iki? Ubugingo. Ngiyi business yacu, eternal life. Ngiyi business ya Yesu. Uburyo ijambo ry'Imana ryose, ubutumwa bwiza bwose bwa Yesu Kristo bwubatse hano, bwubatse ku rukundo rw'Imana no gutanga. Ni impamvu Imana yatanze. Yego. Igihe cyose twirebera mu ndorerwamo y'amaraso ya Yesu Kristo watumenekeye, agapfa, akabambwa, agakubitwa, agacirwa mu maso, akambika ubusa ku manywa y'ihanga ari Imana yigize umuntu, kwari ukugira ngo uzizera icyo gikorwa cyakozwe azaba umuragwa w'ubugingo buhoraho. N'uyu munsi iyo nirebeye mu ishusho no mu indorerwamo yo gukiranuka kwe, nanjye bimpindura umukiranutsi nari umunyabyaha. Siko kuri? Uyu munsi iyo nirebeye mu ndorerwamo y'amaraso ya Yesu Kristo, ndi mu itorero rye, ubugingo bwanjye baburindanywe nawe. Bibiliya ivuga ngo intama zanjye ngize uti ndazizi, nazo zigize uti niyo zumvise ijwi ryanjye zirarimenya. Amen. Ibintu abantu bapanikamo bashyushya bashaka kwerekana ko bafite ishyaka n'umuhate w'itorero ry'Imana kurusha nyiraryo wari wambaye igorogota, bameze nk'abantu bibeshya cyane. Kuko iri torero, simvuga irya ADEPR gusa, simvuga iry'abakatolika, simvuga iry'abadive, ubu buri wese yabona agira ngo ndi gusesengura iby'iri dini mbamo,
ndi kuvuga itorero ry'Imana kuko nzi ko buri dini ryose ribitse umugeni wa Kristo mu matorero atandukanye cyangwa se mu madini anyuranye. Njyewe ndashaka nicaye hano uyu munsi mfite umwete n'ishyaka byo gukomeza kubwira abantu b'Imana ko itorero rya Kristo ririndiwe muri we, ntacyo rizaba, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Yego. Ibintu rero biza ku social media, abantu bagenda bakabya bashyushya inkuru, byacitse, kabaye, mutabare, abavuza induru nimuzivuze. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bibeshya bakazana amarangamutima menshi mu bintu bakayitiranya n'ukuri kandi atari ukuri, ahubwo ari ishyaka riraho ridafite intego. Hari n'ukuntu umuntu ajya agira ishyaka muri sosiyete ariko agasanga yagize ishyaka ribi. Uzi ko ishyaka ribi ribaho? Cyangwa ukabona wagize ishyaka ry'ikintu ariko ugakorera amakosa menshi mu ishyaka. Burya ibyo bintu byose birashoboka. Ikintu nari mbanje gusobanurira abantu tutarinjira muri yasije yacu ni ukwerekana urukundo rw'Imana, n'impamvu yo gutanga umwana wayo Yesu Kristo ngo aze kuducungura, no kwibutsa abantu ko itorero rya Yesu ririnzwe. Ego rifite uribereye niyo twakanira guta amaso y'abasesenguzi tukajya hirya no hino tugasoma n'ibitabo bikomeye byanditswe n'abahanga, twese tugahaguruka tukarivuga neza cyangwa se tukarivuga nabi, rirarinzwe. Nyirarya ribereye maso kuturusha, yararipfiriye. Nje niwambwira ngo nkure mu ijisho ncungura abantu batatu sinabishobora, ariko ari watanze ubuzima bwe n'umubiri w'amara n'iminsi 40 atarya tanywa, arigira ku musaraba igorogota, bamwambika ubusa atabuze imyenda yo kwambara, yiyambura icyubaro cy'ubumana, yambara ubumuntu kugira ngo abone Bikemu na Simeon n'abandi bera bose tujyana mu ijuru. Uwo muntu rero, umuntu waza arwana ishyaka ryinshi cyane kumurusha, yaba ameze nka wundi bavuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi, ni Ikinyarwanda. Ngabarya bashaka kugira gute? Abashaka niba ni haro kumwica, ngabashaka kumurya. Uri kumva twebwe ko tendiho nimwe, iri torero rya Kristo rirarinzwe. Turinda uri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu, uri igihome. Haleluya. Sime. Amen. Uyu munsi ikibazo cy'ubutinganyi kiri ku isi nicyo gihangayikishije mu itorero. Mbo ni hoja Jura. Impamvu ari hoya. Ngege egera ko kantu. Paul yandikira Abagalatiya 5 mu bice 5. Harimo imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka. Uranyemera tujye tuvuga ibintu tunabisoma. Niko kwiza. Somera 5. Abagalatiya nahabonye. Abagalatiya ibice 5. Abagalatiya ibice 5. Aha. 19 katurebe. Kuri 19. Yego. Dori sibi. Nibyo. Dori imirimo ya kamere iragaragara niye. Gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Yego. No gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nkuko nababwiye kera. Aho niho nashakaga rero. Ndababwira hakiri kare nkuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Igeze aho rero. Uyu munsi sirafesinga ikibazo cy'ubutinganyi niko nakubwiye. Amatorero n'amadini n'abasesenguzi bahiye ubwoba, bahagurutse ati mutabare nyaboneka umwuka w'abatinganyi, ariko wenda sinzi nyinjirira aho hantu. Satani no umustrategique. Turebe ko Satani atari kuturiganya tutabizi. Satani umustrategique uteye ubwoba. Ati gute? Ntusigaye ubibona yuko ubutinganyi, ikibazo cy'ubutinganyi
Satani yacizanye nk'intwaro yo kugira ngo yereke abakristo n'itorero yuko ibindi byaha byo bimeze nk'aho ntacyo bitwaye mu maso y'Imana. ahubwo mbese uracyumva kayo ubusambanyi ivugwaho cyane, ubusambanyi ahubwo cyangwa kwangana busigaye bumeze nk'ubwababariwe. nyine nibyo ndi kukubwira, busigaye bumeze nk'ubwadohowe, cyangwa ngo kwangana, cyangwa ngo kureba mwene so nabi, cyangwa ngo amagambo bimeze nk'ibintu Satani yoroheje ahubwo yerekana icyaha kibikuriye. nyine n'ababyeyi turi kwibwa hari n'ababyeyi b'abakristo muri basigaye barakavuga ati ngo basigaye adapfa gusambana ariko ntawe umutinganye. iki ni ikibazo ahubwo gikomeye abantu barangariyemo. ibirimbuza abantu ni byinshi cyane. dufite abantu baroga, dufite abantu basambana baba banazwi binavugwa ngo runaka kumva baravuze ngo umuyobozi wa korali runaka umudirija bikaba bizwi, ariko baracyashima Imana ko atahindutse ngo umutinganye. kandi Bibiliya bose baciraho iteka rimwe, turangaye tukaba tutabizi. Bibiliya bacira iteka rimwe, abakora ibyo nibisa bityo ndababwira ngo korabwirwa bakera nta bwami bw'ijuru. Rero bimeze nka kwa kundi ibyaha barabifashe barabikategoriza, icyutinganya bakibamba hariya, ariko ntabwo ibindi bamera nk'ababibambuye. hano abantu batwuke neza ntituri gushingira ibaba ubutinganya, ni icyaha nk'uko n'ibindi ari ibyaha. nusambana ariko twumva hatandukaniye n'utingana n'umuntu unywa inzoga, aho bitandukaniye n'umuntu ugira amagambo mu rusengero akirirwa avuga abashumba be n'abakozi b'Imana, akabahoza ku nkeke ababuza amahoro, ababuza gukorera Imana, akirirwa mu matiku n'amanyanga, yirirwa yandikira inzego zitandukanye na za RGB barega abantu ibinyoma b'Imana. amenye ko nta kintu umutinganyi amurusha. turashaka kuvuga iki kintu, turebe ko Satani atari kwambura uburemere ibindi byaha, akazana iki kintu nk'igikomeye, abantu bagahungabana, byakomeye itorero hajemo ubutinganyi. ese nibwo burimo gusa, ahubwo nta bindi byo mutavuga bishobora kuba bikomeye no kurusha icy'ubutinganyi, ahubwo aho ntimwashiduka muri kubwamamaza mutabizi, kugira ngo Satani akomeze kujya kuri iyo garade yo gusibanganya ibindi byaha. uzishyari mu matorero, uzi amagambo ari mu matorero, uzi ubugambanyi buri mu matorero, uzi ubusambanyi bwinshi mu matorero, uzi ubusambanyi buri mu matorero, aho umuririmbyi azakoramye Imana agafata mikorofone akajya kuri aritari yarayasambana. umuyobozi runaka akaza akayobora amateraniro ari kureba abagore beza azatereta mu materaniro. ibyo bintu Satani ntari kubitwibagiza tukibagirwa ko ari ibyaha. Satani akaturangariza mu kubona ko ubutinganya ari cyo cyaha gisigaye ku isi kizarimbura abantu. abantu nibareke gufata ingaruka z'ibyaha bikugiraho uri mu mubiri ngo aba arizo baha agaciro kurusha ibindi byaha byose nyirizina by'umutima. kuko wumva kubeshya ukumva yuko atari ikibazo, ukumva uzigambana ukumva si ikibazo, ukumva ngo usambana ngo umugore uzi gucana inyuma kuri mu matorero. byose ngicyo nshaka bivugwe n'abigisha, babyigisheho mu rwego rungana. iyi ni strategy Satani yazanye. ibi byose ni ibyaha, no guhuma abantu amaso abereke yuko ubutinganya ari cyo niwumva yuko udatingana wumve yuko uri umwe. hari ibindi ukora bizakurimbuza. iki si igikuba, si ikintu kidasanzwe, iki ntabwo ari ikintu kidasanzwe, ni ikintu ahubwo gishobora kugira ingaruka mbi mu mubiri zidasanzwe paraporo n'ibindi byaha, ariko mu ngaruka z'ubugingo birangana cyane. nese ahantu ijuru nikuze abantu bitereye ubwoba, nuko nta kategori birimo. wenda ngo ijuru ngo kuko wakoze akaba wenda uzajya mu kariro gake, mu kazi mu gake, kuko utatinganye ukaba waragiraga amagambo menshi yo kwirirwa uharabika abashumba bawe n'abakozi b'Imana babuza kuyobora itorero ry'Imana, kubera ko utabaye umutinganyi. mwana wanjye wowe otakano kariro gake, abandi bo bagiye mu mwishugurumane kuko bakoze ibyaha biremereye. amagambo asenya itorero. amagambo niyo mabi. n'uyu munsi turi hano turi kuvuga ku iki kintu kubera amagambo yasohotse ameze nk'acyamamaza, bagira ngo bari kukirwanya. wambara ukansomera mu migani 18. bitwaye iki? reba mu migani 18 ndumva ari 21. iyo ndi gusenga ndimo gusoma ijambo ry'Imana, iyo ndi gusenga ndi mu bintu hasigaye n'umunota umwe urajya tubyukira kuri kamera. ubundi arega abantu nta mukristo wakabuza content Imana ntawe gute se
urimo wowe komezaho konte turajya tubyukira kuri kamera nakubwiraga ngo undebene mu reka mbanze mpabone noneho duhite twanshira kuko wari wabivuze imigani 18 yego hera 20 na 21 urakoze cyane imigani 18 21 urebe ishano ururimi ruzana ururimi rwiza yego nirwo ruhaza inda y'umuntu uruva kandi amagambo meza yunguka niyamuhesha guhaga ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana nyine kugira ngo imbaraga z'ururimi biriya bintu byabaye nyarugenge ururimi ni igitsina hoye hari aho byumvise biriya bintu byabaye nyarugenge njye nta nibyo narizi nabibonye kubera umuntu wafunguye kamera akaza wabibonye kubera ururimi bivuga ngo kiriya kintu cyabaye nyarugenge niba ari n'igikuba koko cyacitse niba koko ari n'ubutinganyi bwahagaragaye dore ko ntari mu ruhande ruza kubyemeza cyane cyangwa kubihakana ahubwo ndavuga ko izo mbaraga z'ururimi rwo gukoreshwa mugani bawe nk'uko bivuze bivuga ngo n'umuntu wese utaruza ayo makuru mabi yego yayamenye kubera ururimi cyane sibyo n'uyu munsi turi kuvuga ko ibi bintu kuko byavuzwe sibyo n'uyu munsi turi kuvuga ko ibi bintu kubera ko byavuzwe bivuga ngo gufata inkuru nk'iyi wenda ni igikuba koko cyacitse haje uwo muntu koko azamura amabendera y'abatinganyi ariko ibendera ry'abatinganyi ubundi bakwiye no kureba riba risute ribagizwe na yahe mabara sinjya ngo birazwi kuko kiri ni iryabo ntukibaze se niba ari ibendera ry'abatinganyi ese nta bihugu bihuje ibendera niri n'ubundi bigahurana n'ayo makara sibyo mbo reka nkareke ariko banza ndi kuguca mu ijambo mbona uriya mu wazamuye ibendera muri statement yatanze kuko nimugoroba ngo yabonye ku binyamakuru nawe ari hagenda sirikira urihangana tujye tuvuga ibintu byose tunabisoma hari inkuru yasohotse kuyobokamana dotirwa sibyo ra hari inkuru mbo twabanje kuvuga ko iriya nkuru ikimara gusohoka hari abantu benshi bayivuzeho ikizira kinjira hera mu itorero abatinganye batugezemo byakwirakwiye izo ni inkuru iyo ni avi y'abasesenguzi batandukanye n'icyo babivuzeho ku by'ubwo butinganye ariko noneho hari inkuru yasohotse yuriya mu mama asobanura impamvu ya biriya bintu reka tuyisome ujye wakomeza sibyo byiza n'ubundi nibyo naragiye gukotinga ibyo yavuze n'ubundi reka tuyisome turi no gukotinga n'iby'abandi nubwo tutari kubasha kubavuga amazina umutwe wayo uravuga ngo umubyeyi w'umuzungu wagaragaye muri ADPR Nyarugenge azamura igitambaro sibyo cyiswe ibendera ry'abatinganyi agize icyo abivugaho asaba imbabazi madamu waturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Texas ubwo bari mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana mu rusengero rwa ADPR Nyarugenge yazamuye igitambaro maze benshi mu bakibonye bakitiranya n'ibendera ry'abatinganyi byatumye nyuma yaho itangazamakuru ribisamira hejuru akaba yasobanuye iby'iki gitambaro n'impamvu yamuteye kukizamura anasaba imbabazi abakristo babifashe nabi. Ibi byabaye ku gicaniro cyo kuri uyu wa kane tariki ya 14 Nzeri 2023 ubwo bari mu mahugurwa yateguriwe abayobozi b'indirimbo n'amakorali ab'imitwe y'abaririmbyi abatunganya iby'amajwi mu nsengero abahimbyi n'abahanzi ku giti cyabo n'abayoboye ministeri z'abaririmbyi bo mu maparuwase agize ADPR rw'umujyi wa Kigali. Aya mahugurwa yateguwe n'itorero rya ADPR ku bufatanye n'abashyitsi b'inzobere sibyo babifitemo inararibonye hagamijwe guteza imbere umurimo w'uburirimbyi uwo kuramya uw'abahimbyi n'abahanzi ari n'iki gikorwa abari mu rusengero rwa ADPR Nyarugenge bari bitabiriye
barimo abagize ibi byiciro byose, abashumba batandukanye, umuyobozi wa ADEPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, umushumba mukuru wa ADEPR hamwe n'abazungu bagize iri tsinda ry'aba bashyitsi. Nkeka ko aribo bari baje gutanga ayo mahugurwa. Ubwo bari mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, Madamu Kate Cheris uri mu bagize aba bashyitsi yakoze mu isakoshi yari afite, maze akuramo igitambaro atangira kuririmba akizunguza, maze bitewe n'amabara yacyo benshi bakitiranya n'ibendera ry'abatinganyi, ari naho Reverend Yizeye umushumba mukuru wa ADEPR yaje kumwegera amusaba ko yakizinga akakibika kugira ngo kitaza guteza abantu urujijo. Sibyo? Bamwe mu bari muri uru rusengero bafashe amashusho bahise batangira kuyakwirakwiza, maze itangazamakuru ritangira kubyandika no kubivuga, bituma bigera kuri uyu mubyeyi waturutse muri Texas, nawe akora andi mashusho arimo gusobanura no gusaba imbabazi ku babibonye bakabifata uko bitari. Uyu mubyeyi uri mu itsinda ry'abashyitsi bavuye muri Amerika bari mu Rwanda yabonye kuri social media yihutira gusobanura no gusaba imbabazi. Muri aya magambo uyu mubyeyi kuva Texas yagize ati: ni iby'agaciro kuba ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda, gusa ku mugoroba nibonye mu itangazamakuru bituma numva hari ibintu nababwira. Ndi umukristo wakiriye Kristo mfite imyaka 9 y'amavuko. Indoto zanjye zari kuzaba umubyeyi n'umugore, kandi nabigezeho kuko mfite abana 2, nubwo umutware wanjye amaze imyaka 6 yitabye Imana, ariko nshimishijwe no kuba ndi mu murimo w'Imana. Yakomeje agira ati: ndagira ngo nsaba imbabazi ku kintu cyagaragaye gisa naho kidakwiye ku gitambaro cyagaragaye mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge aho twari turi uyu munsi. Ati aho nturuka igisobanuro cyacyo ni ikindi. Uri kumva neza? Aho nturuka igisobanuro cyacyo ni ikindi. Twebwe iwacu dukoresha ibitambaro bisanzwe turamya Imana. Nukuri rwose nta ntego mfite n'imwe, kandi mbisubiremo nta ntego mbi yindi mfite yo guteza imbere ubutinganyi, ariko ndagira ngo mbabwire ko nshishijwe bugufi no kuba hano. Nishimiye kuzagaruka nkongera kubabona tugafatanya namwe kuramya no guhimbaza Imana. Ati kuri ibi bintu biri kuri ibi hari ibintu nshaka kongeraho. Ngewe ikintu nteza imbere cyonyine ni gahunda ya Yesu Kristo, ntabwo ari ubutinganyi cyangwa ikindi kintu kidakwiye, kuko Yesu niwe mwami n'umukiza wanjye, kandi ndizera ko nazana umwuka w'Imana n'urukundo rwayo kuri twese no kuri ngewe, kuko icyo Yesu yakoze ku bwacu kirakomeye. Ati mu mbaraga z'umwuka wera tuzaramya Imana, twuzuzwe ubuzima bwayo kandi twuzure ibyiringiro byayo, dutumbire ububyutse buzaza mu Rwanda, kandi nditeguye kugira ngo nzaramye kandi mpagararane n'abanyarwanda mu bwiza bw'Imana, kuko niyo mpamvu yanzanye, kandi ndabakunda mwese. My God. Sime. Komeza. So ndarenzaho iki kuri iyo statement ra kiri clear. Iyi ni statement ye. Kimwe mu bintu biranga umukristo no guhamya. Yego. No kuri. Hari akanwa bigoye ko kasohoka mu izina rya Yesu Kristo, nubwo ari n'abikoresha babeshya biyoberanye nabo turabizi. Ubundi ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo arumwa ukabyatura ngo uzakizwa. Niwemeza umutima ukatuza akanwa. N'uyu mugore njye buri urabizi ko ukuntu nkora ibiganiro sinjya mfata side imwe y'igiceri ngo abariyo nereka abantu. Igiceri nerekana ikiranga ntego nkerekana n'umubare, niko ngemeze nuko nkora ibiganiro abantu baranze. N'uyu mugore niba ari umutinganyi, ibi bintu bisohotse mu kanwa ke akabyiyaturira, niba ari n'uburyarya bikoreye, byerekana ko ari mu nzira yo gukizwa. Sinzi unyumve. Avuze experience ye y'ukuntu ku myaka 9 ko yakijijwe, avuga ukuntu yabikuriyemo, arangije aranabishimangira ati ngewe Yesu Kristo umwami wacu niwe namamaza, sinamamaza ubutinganyi. Niki kintu akoze kugira mfashe ya mitima ya babantu bahora kuri kote negatifu,
nabo basi mbavugire biyumve nubwo atari cyo kinzanye. N'uyu mugore ibi bintu akinishije kwatura izina rya Yesu Kristo mu kanwa akamwemera nk'umwami uruta uwo w'abatinganyi, niba nabikinishije abeshya ari mu nzira yo gukizwa. yego Tubanze twumvikanaho noneho tugaruke kuyikote. Iriya nama yabereye kuri ADPR Nyarugenge ku ejo kwa kane, ndumwe mu bari bayitumiwemo. Ni inama isa okay, nimba harabayeho miscommunication cyangwa se hakabaho gutungurana kwabo bashyitsi simbizi, twahawe itangazo abaririmbyi, nanjye ndi umuririmbyi ndi umukristo muri ADPR nsengera hano i Remera, bende badukurikiye barabizi, ndi mu gice cy'abaririmbyi nkora umurimo w'Imana muri worship team. Twabonye itangazo ridusaba kujya mu mahugurwa kuri ADPR Nyarugenge y'abaririmbyi, ariko yari amahugurwa asa n'ahatunguranye. Sinzi nimba yatunguye itoro rya ADPR muri rusange cyangwa niba ari umugisha babonye bagafatiranya bakavuga ati muhamagara abantu duprofita abashyitsi bagira icyo badufasha mu itorero, cyangwa nimba harabayeho miscommunication y'amaparuwasi atandukanye bagatinda gutanga amakuru ku bagenerwa bikorwa, amakuru agakererwa kandi wenda urwego rw'igihugu rwayabahaye imbere. Ibyo simbizi, ni protokole z'idini ndashaka no gutitaba no kwinjiramo, ariko icyari kiro nuko ayo mahugurwa nari inyazi kandi nari nayatumiwemo. Icyo cyo nicyo ndi hano ndi kwemeza. Nk'umwe nk'umuntu wari watumiwe muri ayo mahugurwa ari we nge bikemo, ndavuga iki kintu. Icyambere nuko twatunguwe n'amahugurwa nubwo tutatunguwe n'ikintu kibi. Twagize ikibazo cy'ukuntu twatunguwe n'ibintu byiza byo kuza kuduhugura ku murimo dukora, ariko bikadusanga twese turi mu kazi ntitubashe kujyayo, kuko nanjye nagombaga kujyaho nabyifuzaga, kuko iyo yari inkuru nziza kuri njye nk'umuntu usanzwe akora uyu murimo w'Imana wo kuramya no kuyihimbaza. Ababishoboye batandukanye bari bafite uwo mwanya bagiyeyo. Nibwo itsinda riyobowe n'umuvugizi wa ADPR nyakubahwa Isayi ryazanye nawe nyine nk'umuntu wari ubadereze ngo baze bakore icyo icyabagenzaga cyo guhugura abaririmbyi. Bamwe bagiye ku byuma baracuranga, abandi bararirimba bafata n'amaspeech atandukanye kugira ngo bahe umusaruro itorero. Kuba umuvugizi wa ADPR n'abandi bafatikanije kuyobora ubwoko bw'Imana badutekerereje icyo kintu cyo kuvuga ngo tubonye abashyitsi tu exploit ubu bumenyi babusigira abana b'itorero, ni icyifuzo cyiza bagize, turanabashimiye. N'Imana ibahe umugisha. Muri icyo gikorwa cyo guhugura abaririmbyi hagaragayemo uyu mugore nk'uko tumaze kubisoma ntitubitindaho kuko birasobanutse cyane. Abantu basura yobokamana.rw bagasoma iby'iyi nkuru irambuye. Hagaragayemo umugore wakuye igitambaro mu isakoshi. Mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi bagira umuco wo kuramya Imana, bakabye expressinga selo kiritire yabo cyangwa ku muco wabo. Iyo turamya Imana mu Rwanda dushobora kuramya Imana dukoresheje injyana ya Kinyarwanda. Iyo ni injyana yacu y'Abanyarwanda dukoresha ya gakondo. Kandi ari igihe ufite kujya mugasanga ibyo bikoresha bari gupfumura. Ariko shawura umunyabwenge. Hari igihugu ushobora kujyamo ugashanga iyi njyana bayikoresha bari kuraguza cyangwa bari gupfumura. Iki kintu kizwe ibendera ry'abatinganye. Uyu mugore ubwe nyiri kubikora arasobanuye ngo iwacu apana hano mu Rwanda. Twebwe iwacu hano mu Rwanda kiriya gitambaro twabonye ahantu bakimanitse gifite amabara koko nk'ay'icyo bamanitse hariya, bigaragaza ko ari umwambaro w'iki w'abatinganye, niko twabibonye. Ariko si ukuvuga ngo aya mabara ya kiriya gitambaro ntituzongera kuyambara aciriweho iteka ngo kuko yakoreshejwe n'abatinganye. Ntabwo ari ubwa mbere Satani afata ibintu by'abana b'Imana akabyiyitirira. Ibyo rero ntibyadukira ku rwego ducika igikuba ngo kuko hagaragaye igitambaro kuri ADPR Nyarugenge ngo gifite amabara ngo y'abatinganye ngo tujye guca iteka n'igikuba tuvuge ngo ubu ngubu byakomeye itorero rya ADPR ngo ryinjije ngo abatinganye mu rusengero. Oya, sindi kwiyokote. Sindi na hano kuza kweza uriya mugore ntiyanumye, sinzi naho avuka naho aturuka, sinzi n'imyemerere ye, sibyo? Kuko muri iyi minsi hari abantu nabwo bari kwiyoberanya bakaza mu nzu y'Imana bazanywe n'ibindi bintu bitari ukuramya Imana. Icyo nakiyo kote nyihagazeho, ahubwo ndi kuri kote
yo gushinganisha nako sinshinganisha itorero ry'Imana kurusha nyiraryo. Ndi kuri kote yo kubwira abantu ko itorero ry'Imana ririnzwe. Aba ari umutinganyi aba atari we nta gikuba cyacitse. Turacyara abagenzi bajya mu ijuru. Zigira inshuti n'abajya gavuga ati haje bwa Mitsingi na bwa Primus na bwa Muriture na bwa biki byose bisiga dukiranutse. Abantu ni barife ku kintu kimeze ko gushyushya inkuru, ariko kiriya kintu wasomye kiraremereye nuko abantu batari kucyumva. Kiriya kintu wanarije ukavuga ati kuki abantu barangariye mu butinganyi ibindi byaha bakamera nkaho babikandamije bigiye hasi, aho ntibazi ko ibyaha byose byaba bari wasigaye cy'ubutinganyi gusa warugiye kuvuga. Ndabiye kuvuga umugani Yesu yaciye w'umukungu wari ufite umurima afata imbuto arabiba. Yego. None abarinzi ngo bararangara basinziriye, umwanzi araza nawe abibamo urukungu. Baretse gatoya. Ingo yabibye mwiki? Yabibyemo nyine imbuto nziza. Yego. Abandi barasinzira ntibabira amaso za mbuto nziza. Umwanzi azabagize ute? Abasinziriye abibamo urukungu. Nongo mu gihe cy'isarura kigeze babagaragara agenda babaza shebuti se ni wowe waba warateyemo urukungu hari? Arambwira ati hoya turese warurandura. Arambwira ati ntimururandure, timwarandurana urukungu n'amasaka. Ntabwo muzi tekinike ko bagezemo. Nimurindire byere bikurane. Mu gihe cy'isarura nyir'umurima azaza afate ahambire rwa rukungu neza uko rugaragara, agenda rutwike hasigare amasaka. Kuko bizasobanukira mu itwikwa. Kandi wite ku iki kiraro kibandi guhumugisha. Wite ku iki kintu. Na Yesu rero hasi yose kuko Yesu urabiza kenshi yacaga umugani yahitaga anatanga icyo bishushanya. Ese wangu n'ubwawe bw'Imana nuko bumeze ku munsi w'imperuka nyine ubwe nyiri umurima nyiri torero we ni uzi azarobanura intama mu ihene. Rero wowe udukurikiye niba aragira amahirwe n'umugisha ukamenya Kristo, ntubu umutinganyi, ntubone umunyabyaha, ukamenya kuri intama kuri amasaka mu murima. Senga ugumye uhagaze unasengera itorero ry'Imana, nyiri kwirobanura azabisobanura. Wirwana ishyaka ryinshi cyane ngo ushyushye inkuru kurusha nyiri iri torero na nyiri uyu murimo. Ahubwo ni gute buretse gato ntanga umukoro abarinzi b'uyu murimo iyo baba maso ntabwo umwanzi aba yarinjiye ngo abibemo urukungu. Aho kurwana no kubera amaso itorero, turi kurwana no kwamamaza ibibi birimo bitagenda. Ni ikibazo. Ni ukuri kose. Satani ashobora kuba ari kutwiba tutabizi. Twajya tubona ibintu bibi bije mu itorero akaba ari byo tujya gusesengura no kwanariza kuri kamera tujya kubi. Ariko uretse ko nta n'ikibi ndi kubona kugeza ubu kuri iyi kote y'uyu mugore, ariko ndi kubivuga nkurikije avi y'uyu mugore. Ijambo ry'Imana ryo ririkiriye. Mu minsi y'imperuka hazaza ibigora birushya abantu bikunda bakunda impiya birarira bambaye ishusho yo kwera ariko biyakana imbaraga zako n'ibindi bitandukanye wadusomeye mu baheburayo harya mu bagarati y'imirimo ya kamere n'ubutinganyi sinabubonyemo. Ubu ngo nubwo burimo biri mu by'isoni nke, ntibabivuze mu izina ariko biri mu by'isoni nke. Ariko njyewe ndi kubona ibintu abantu ahubwo abantu abakristo batandukanye bamwe na bamwe barasinziriye, none umwanzi ahubwo mugani ari kuza azana ibindi bintu bitari n'ubutinganyi. Iki kintu cy'ubutinganyi tureke kukiririmba no kucyamamaza, kuko Satani yamaze kugira strategy n'iturufu yo gusinziriza abantu kugira ngo yireke itorero kwica ari cyo cyaha kiriho gusa. Kubusambanyi nta kibazo n'amagambo n'ibiki n'ishyari n'ubugome bimeze nk'ibintu Yesu yabambaye, ahubwo ikintu banganye na cyari ubutinganyi bunyeganyeje isi, bunyeganyeje abantu kubera iki? Uburizi nkawe hari abatinganyi batatuzi ntabunzi muziranye niruvuga ati yari n'abatinganyi batatunzi, ariko mu mitwe y'abantu igihumbi uvuze ijambo ubutinganyi bitabwumvikana. Ni strategie satanique cyane ikomeye ahubwo mu izina rya Yesu. Ahubwo ikintu dusaba
itorero niribe maso. Ni ukuri umwanzi atatwiba umugona agakomeza arohamo n'ibindi, nubwo ibi byo habereye Nyarugenge byo ntabwo nifatikanije n'abantu bari kwamamaza iyi nkuru bavuga ngo Izayi ngo umuvugizi ngo yinjije ubutinganyi mu bundi bumura n'amahugurwa niko kantu kabayemo konyine ese muri ariya mahugurwa bari bayarimo bose iyo birondoye mu mitima basanga kuko rwose ntabwo twashyigikiye biriya bintu by'abatinganya, ariko ku bindi bisigaye turi abagenzi bajya mu ijuru. Imana ije yatujyana, ariko kuri uriya mwuka bateganya rwose ntabwo twifatikanije na mwene data Izayi wazanye bariya bantu. Njyewe ndibaza ko bablaming umuvugizi wa ADPR, ubu koko babona umuvugizi wa ADPR yararobanuriwe kuyobora umukumbi w'Imana kugira ngo arimbure ubugingo bw'abantu. Ubu koko babona umuvugizi ari ikintu Satani yatwicajemo koko, ubu mu mutima we aho kugira ngo atuyobore inzira ijya mu ijuru baceka ko arara adasinziriye agambirira ukuntu iri torero yarizambye yaribuza amahoro, dore ko n'u Rwanda rukunda abaturage barwo rwabimubuza ibyo bintu kubikorera abanyarwanda. Ubu babona initiative koko y'umuvugizi ari iyo ngiyo yo gushyiraho itorero ry'Imana igitutsi, umuntu wakuriye mu nzu y'Imana akabatizwa mu mazi menshi akabaza imikorere y'itorero, babona yarahamagawe nk'umukozi wa Satani, cyangwa nawe ari kurwana n'ibintu bitoroshye mu gihe kitoroshye nk'uko natwe twese turwana nabyo. Iyo kote yose inyiriho yo gufata umuvugizi wa ADPR umushumba uyoboye intama z'Imana Imana yishyiriyeho, umuntu wese w'umuyobozi nta buyobozi namwe butava ku Mana, iyi buryo yemeye ko ayobora ntimwice cyangwa ngo imukureho, iba yamwemeye uko yaba kose, iba yamwemeye. Kujya rero kumuharabika ku mbuga nkoranyambaga werekana ko ngo yazanye ngo abatinganye mu rusengero, yabinjije mu rusengero, si impamya ko umuvugizi ari we wafata initiative ko ati ndashaka itorero kuryanduza no kuritukisha, ndashaka kwinjiza ngo abatinganye batangire babemo uwo mwuka muri iri torero. Ntabwo mpamya ko icyo kintu umuvugizi wa ADPR yatinyuka kugikora, niyo byabaho byamunyura mu maso nk'uko nanjye hari ibintu bishobora kumunyura mu maso. Ndi umukristo nkaba narangaye ngashiduka muri za mbuto hari umuntu waje kubibamo urukungu, ni nako n'umuvugizi wacu byamubaho ibyo bintu, ariko si mutereka muri position yo kuvuga ngo yazanye ibizirahera kubwe ku giti cye kuri initiative ye, yicaye mu rugo, yicara muri office ahakorera, aravongeye kugambira ko kwa gatanu nzinjiza abatinganye mu rusengero. Abantu nimuve mu bintu byo kurangara, muve mu bintu by'amarangamutima, muve mu bintu bimeze nk'ibyo kugirira iri torero ishyaka riruta iryo nyiraryo Kristo aripfiriye arifitiye, mwirangara. Ibyo mbibona nk'ibitotsi, muri gusinzira, ahubwo n'ibitari ubutinganyi biraza kubera ko mwasinziriye umurima wa Yesu wari uteguye neza, yabibyemo n'imbuto nzima, ariko ngo mwarasinziriye umwanzi aza kubiba mu rukungu. Ni hari ijambo mba mfite byinshi byo kuvuga birimo nyine n'ishyaka ryose ugasanga ni hatari. Ubutinganyi nicyo kibazo itorero riri kurwana nacyo gikomeye, nicyo bakwiye guhagurukira ku masocial media bagasa. Nta bindi bintu aho ngaho Satani ari kutwirengagiza tukabyita ko atari ibyaha, tugashiduka turi kwamamaza ubutinganyi tutanakora. Tutanakora, dushobora kuba dusambana tudakora n'ubwo butinganyi, akaba aribwo tuvuga cyane nk'aho twarwanya intambara yo kureka ibyatunaniye byaturimbuza. Ni publicité, ni publicité. Ni publicité ka buryo ko ikintu kinavugwa cyane abantu batari kugifata nk'ikintu gisanzwe. Umumama yisobanuye, abantu nibareka iyi nkuru, nibareka iyi nkuru bayiveho bayisohokemo, twivugire ko umwami Yesu Kristo akunda itorero yaripfiriye kandi agiye kuza kurireba. Twivugire ko tukiri mu isi itorero rizahura n'imijugujugu myinshi rizageragezwa, ibi ndetse n'udutonyanga ku byo Bibiliya yanditse itorero rizahura nabyo. Ntibaratangira kuduca imitwe, turacyari amahoro, turacyabona n'igihugu cyiza nk'iki cy'u Rwanda tuvugiramo ubutumwa. Hari ibihugu byamaze gukasa Bibiliya,
nahubwo nimureke twegerane dutanga umusanzu wa Bibiliya, dore yabaye ikibazo kubera ibyago n'ibyorezo byabaye ku isi. Bibiliya yabaye ikibazo mu myaka igiye kuzaza, umuntu agiye kujya ashaka ijambo ry'Imana abura harigurira afite na miliyoni ayibure. Ahubwo iyi niyo nkuru dukwiye kwamamaza, iri jambo ry'Imana ryatureze ryatubyaye ritegereje no kuzaduha ubugingo. Mushakashaka uburyo bwo mutanga amafaranga abakristo muri kutureba, tudukore icapiro rya Bibiliya ridusorere Bibiliya nyinshi. Ubu ngubu niwo mushinga ugezweho muri Christianisme. Bibiliya yabaye ikibazo, ibyago, intambara, ibyorezo byagiye bibaho, ubugome, amayeri ya Satani yo kuburizamo ijambo ry'Imana byahagurutse. Hari ibihugu byamaze kuzica biri no kuzitwika. Ahubwo ni mutabari nyaboneka ijambo ry'Imana ritaza kubura mu Rwanda rwacu. Hari imirongo myinshi itandukanye wanyarukira box nkayiguha yo gutera inkunga Bibiliya, nayo byo kuvuga inkuru z'abatinganye n'ibindi byose by'ibizira ngo byinjiye mu itorero. Ibyo ngibyo niba byaninjiye nyine mwe muri kubivuga no kubisesengura, n'uburangare bwanyu nk'abera b'itorero. Nimwaribereye maso, none umwanzi yaryinjiriye nyine ari kubiba urukungu mururenge. Nta bidasanzwe byabaye nkurikije aviyuri ya mama, nta kintu Izayi yakoze kibi. Izayi yari afite ishyaka ry'umurimo w'Imana no kugira ngo abaririmbyi duhugurwe kuzavamwo abana b'itorero bari skilled mu byo dukora, mu byo turirimba n'ibyo ducuranga. Ni ishyaka ryiza yaturwaniye. Abo rero hari n'abanyanga. Ubu hari abagiye kuza abantu ke bantera amabuye kubera icyo abo banyanga urabizi, nuko banga Izayi badashyigikiye n'ingoma ye. Ubu ngubu bashobora kumva nka wagira ngo ndi kumudefanda, ntiyantumye Izayi. Banza tutaranahura na gatatu, okay, guhura aho twarahuye kuko ahura n'abakristo benshi batandukanye. Ntabwo ndicarana na Izayi mu biro sindicarana na Izayi mu biro ngo anganirize ku by'umurongo w'itorero na gahunda z'itorero rifite, mbibona kuri internet, nawe nkamubona mu bana b'Imana mu bitarane byinshi bitandukanye. Nta kintu yantumye. Ibi ngibi ndi kuvuga ni ibitekerezo byanjye bwite. Ariko ntuzi unatinya kwangwa n'abantu, kuko abantu se watinya ko bakwa hoya. Hari abantu baba banga umuntu, none wavuga ko te positif ye bakaguhagurukira te uriya mwana buriya bamutumye. Yewe niba yantumye inkuru nziza yo kubabwira ko itorero rya Kristo ririnzwe, ntacyo rizaba n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganye. Yesu ajya kugenda yasizobwiye abigishwa be amagambo akomeye, yego, ababwira yuko umugaragu umuja ntabwo aruta shebuja, kandi umwigishwa ntaruta umwigisha. Arababwira ati niba bataratinye kunyita yuko nkorera Satani, mwebwe bazabakora ibingana iki? Yego, c'est ça. Icyo ni ikintu gisobanutse. Dusoza Simewo, ndashaka kubwira abantu buryo itorero ririnzwe, ku mwana w'ubugingo arinzwe kandi arindiwe muri ryo. Hari indirimbo ijya inkora ku mutima cyane, nayigize indirimbo yanjye ya buri munsi. Banza usomere muri Zaburi 55 umurongo wa 13. Zaburi 55 umurongo wa 13. Zaburi 55 umurongo wa 13 sha wumva ibigusha ari biki? Sumanzi wantutse banarabashije kwihangana, cyangwa wanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara. Twaganiraga tunezerewe, tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Urakoze. Uyu ni Dawidi. Si umwanzi wantutse. Iyo nza kugira amahirwe nkamenya ko ari umwanzi, mba narabashije kwihangana. Yego. Cyangwa wanyangaga siwe wanyirase hejuru, iyaba we mba naramwihishe. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara. Ibibazo byose irito
ibibazo byose iri torero rya ADEPR rihura naryo n'uburyo abantu bamamaza ubwambure bw'itorero ku masocial media, yaba byakorwaga n'abatari bamo ntacyo byari kuba bidutwaye. Ndi kuvuga iki cyanditswe cya Dawidi. Dawidi yaza kugira gutya, harya ninde wajya guhiga Dawidi cyane? Sawuli. Yego. Ubwo yari umwanzi we. Yari umwanzi we ya. Yego. Hari sano bari bafitanye? Nayo. Yaba ari Sawuli wakoreraga ibintu Dawidi yari ati nyina akwiye kuba bikora. Iri torero rya ADEPR reka buryo tuvuga n'iryo riri kuvuga ubu mwiyi nkuru, yaba uri tuka n'uri sebya n'uri kandamiza n'uri harabiza ari guturuka hanze yaryo akagaragara nk'umwanzi w'itorero, ntibyagateye ikibazo itorero, ahubwo igiteye agahinda nuko ba nyiraryo baririmo ari bo baryambika ubusa n'ubundi. Yego, berekana ubwambure byaryo. Nicyo kibabaje giteye n'agahinda. Cyanditswe abantu bagisubiremo bacyuza, niba bamara kucyuza bagitereka ku itorero rya ADEPR. Yaba intege nkeya zitugaragayemo zamamazwaga n'abatwanga abanzi b'umusaraba, nibo mvuga, simvuga ndi madini atari ADEPR, ndavuga abanzi b'umusaraba. Yaba ari bo bagafasha iya mbere kuriharabika, ibyo ntibyagize icyo bidutwara. Ariko benshi batumye bihinduka ibicumuro, kuko ni ibyaha dukorerwa na bene data twita ko dusengana tunaririmbana. Umuntu akajya ku ruhimbi, akajya kubwiriza, akajya kwicarana n'umuvugizi wa ADEPR n'undi umuntu ari we wese, ukabona yicaranye n'umuvugizi atamukunda bimuri mu mutima, yagera hanze akiherana bikemu cyangwa undi ari wese akavuga ati njyewe Izayi ndamwanga, kandi bari bicaranye ku ruhimbi. Yaba ibyo bintu Izayi yabikorerwaga n'undi muntu utari mwene se, ntacyo byari bitwaye, ariko bifite icyo bitwaye kubera ko tubikorerwa n'abo twita ngo turasenga. Uyu ni umukoro n'esheke y'itorero rikomeye cyane. Abantu ntibabe maso, bareke kurangara ibi by'ubutinganyi birirwa bashimagiza. Ntabwo ari cyo kibazo gikomeye itorero rifite. Dufite ibindi twakemura tukaba abana b'ubugingo, dore ko ubutinganyi tutanabukora. Yego. Ndebera indirimbo none twageze mu ndirimbo. Ugiye kunsomera indirimbo tusoza. Ugiye kunsomera indirimbo y'198 dusoza. Rero somera iyo ndirimbo y'198, unsomera ibice byayo byose ugenda ubisoma, abantu bumva itorero ry'Imana ari iki, bareka gushyushya inkuru. Nyiraryo ribereye maso. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero, yaremye mu mazi n'ijambo yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tube itorero rye yaguze amaraso. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo ni umwe, riramusanganira. Ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose, rishima izina rimwe n'iry'umucunguzi. Yewe ikintu cyazanye ibice muri ryo bikarisuzuguza abatarimo, nyamara abera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo ngo azarirengere. Mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza, ryifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru niriva ku rugamba rinesheje rwose. Kandi rikiri mu isi rifitanye ubumwe na Data Imana yacu n'abe bo mu ijuru. Bakiri mu isi bafatanyaga nawe, nanjye umpe kuba nkabo mbasange mu ijuru. Amen. Urakoze cyane. Ariko mana, I love you Jesus. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye mu mazi n'ijambo, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tube itorero rye yaguze amaraso. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo bikarisuzuguza
abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo ngo azarirengere. ariko urumva agakanda ngo abera baryo. Hari abantu bari mu bihuru, bari mu bigunda, bari mu misozi, bari mu mataba, batarya batanywa, bari gusengera iri torero ry'Imana, abandi mwuzuye ku makamera. Mureke tureke kurangara, n'ukuri mureke tureke kurangara. Itorero ni irya Kristo. Dushimye Imana kuri mwe mwese mwarebaga kino kiganiro. Dushimye Imana kubw'ubuyobozi bwiza bw'itorero rya ADPR buyobowe na Isayi, ndetse nabo bafatikanije kuyobora uyu mukumbi w'Imana, kubera ko bayobora rero iri torero ririmo n'umugeni wa Kristo. Dufite inshingano yo kubasabira no kubasengera kuruta kubavuga, kugira ngo Imana ikomeze kubaha imbaraga zo kuyobora umukumbi wayo, kuko uko bariyoboye nta kintu twabihinduraho. Ariko Imana yo yabaha umurongo mwiza wo gukomeza gutekerereza itorero, tumaze bityo bigatuma hari gahunda hari ADPR ifite ivuga ngo urubyiruko rw'itorero ADPR twifuza. Kandi koko nibyo, no muri gahunda y'igihugu habamo gahunda y'u Rwanda tugira ute twifuza. Hari u Rwanda tutifuza, ntitwifuza u Rwanda rwo mu 1994, ntitwifuza u Rwanda rw'amoko. Hari urundi Rwanda twifuza, kandi twamaze gukandagizamo ikirenge turwinjiramo. Ni nako no mwitorero hariho porogaramu ya ADPR twifuza. Ntitwifuza ADPR y'amatiku, ntitwifuza ADPR y'irondamoko, kandi iyo yabayeho turayizi. Ibyo ngibyo birazwi cyane, byo turi kuganira n'ibintu umuntu wese ari kumva ari biki turi kuvuga. Abantu rero bashaka kwira itorero ritagira aho rigomba kugera ntibizashoboka. Yaba ari ubuyobozi Satani yakoreramo ntibizakunda. Yaba ari abakristo barangara umwanzi akazana rwa rukungu, ibyo ngibyo nabyo munyirabyo azabyirobanurira nyuma. Itorero rya Kristo rirarinzwe. Imana ihumugisha iri torero ndetse n'abandi bera bose aho bari ku isi hose. Imana ibahumugisha. Nyiri uyu murimo ni muhumure. Jehova Jire yaririmbye neza abango urugamba ni Yesu ruyoboye. Ubwo urugamba ari Yesu ruyoboye tuzanesha, tuzatsinda. Itorero ry'Imana riri amahoro, n'ukuri nta kibazo rifite. Nyiraryo ahora ryingingira kugira ngo hatagira urimbuka. Iby'abatinganyi mu bikureho, bireke no kuvugwa. Nta n'ikiganiro kindi nzajyamo kivuga ku ibi bintu. Narinje gusa kugira ngo mbishyireho umucyo, mbwire n'abantu bareke kudagarazwa n'ubutinganyi. Hari ibindi byinshi tugomba gukemura mu bugingo bwacu bitari n'ubutinganyi, nta nubwo dukora nabisubiyemo, ahubwo twaba turi kubwamamaza gusa. Umuvugizi wa ADPR ku ntego, iyo tuzisomye intego itorero ryerekezamo, impamvu y'itorero rya ADPR naho tugana, byerekana ko mu gihe kigiye kuza kiri imbere, nubwo abantu babona nk'abari guca mu bijugujugu n'imiraba, hari ikintu bita reforme iyi iri kubaho ahantu hose, ndetse atari no mu matorero gusa. Reforme yose irangiza, reforme yose igira ingaruka ku biri gukorerwa. Kuko iyo uri gukora reforme ubuvuza atoke Simeon ntuzongere kwambara umupira ntituwushaka kandi wawukundaga. Icyo gihe nimwe ukwambura, ariko nkawukwambura ku bw'inyungu za benshi urababara. Ariko kubabara kwawe birihanganirwa kurusha ko twababara na turi benshi, kuko wanze kwemera reforme. Abantu bandi mutuze muhumure. Umukozi w'Imana nawe mumureke. Ndavuga umuvugizi wa ADPR akora iby'Imana yamutegetse gukora. Imana ku gihe cye, kuko Imana nibona ko adakwiye kuyobora iri torero izamwikuriraho. Ariko igihe cyose akituyoboye yahamagawe n'Imana, kandi nawe nta gahunda afite yo koreka itorero mu mwobo. Ntabwo ari zo nshingano yaherewe kuba umuvugizi w'itorero rya ADPR. Imana ibaha umugisha cyane abari badukurikiye. Wifuza kumpa igitekerezo cyawe, wifuza kugira icyo ukomanta kuri iki kiganiro maze gukora, wifuza kugira igitutsu ntuka ku iki kiganiro, byose ubyandika munsi muri komenti, ndaza kubisoma. Yesu aduhana umugisha. Murakoze, kandi nawe ndagushimiye ko abanye nanjye muri iki kiganiro. Gahunda ihari igezweho rero, twende beka
beka arena. Shalom kwaya na Israel Mbonye bamaze kwitegura, bamaze no kurepeta, ubusare yuzuye ibyuma bari kwestara kuri beka arena. Hatangiye guhumura igitaramo gikomeye tugiye guhuriramo na Shalom na Israel Mbonye ndetse n'ubuyobozi bwa ADPR iyi korali ikoreramo umurimo w'Imana. Umuntu wese yemerewe kuhinjira, nta bindi bisabwa bidasanzwe, ni ukuzaza witwaje irangamuntu yawe gusa, ukaza rwose nta n'amafaranga ufite. Kondisiyo ya mbere, nta mafaranga ugomba kuba ufite, kwinjira n'ubuntu. Ni ku cyumweru rero, n'umusibe ejo harabura iminsi 2 ngo tujye kuramya Imana na korali Shalom. Mureke tujye twamamaza ubwami bw'Imana, tuvuge n'ibiri kugenda neza mu itorero, ibitagenda neza bireba Satani. Yesu abaho umugisha, turabakunda cyane. Idi gahunda ihari no gushyigikira ijambo ry'Imana. Bibiliya yabaye ikibazo, igiye kubura bantu b'Imana. Muterateranye 1000, 2000, 3000 dushyigikire societe biblique yemprime Bibiliya nyinshi, ubwo abandi bazaba bazibuze byibura tuzabona u Rwanda ari rwo ruri kugemurira amahanga ijambo ry'Imana. Murakoze. Yesu abaho umugisha, ndabakunda cyane. Ushaka kuvugana natwe, nimero ngiza ngo kuri screen, mwemere kudi ibitekerezo byanyu, kandi nagiraga ngo mbibutse ko ibi bitekerezo ntambukije ni ibitekerezo yanjye bwite, ariko bitagomba guhinduka itegeko rya societe. God bless you so much. Amen. Nawe wakoze Simewo. Yego. Evangelize Le Monde Pro, service dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.